Amahoro y'Imana bene data, turabashuhuje kandi tubifurije kugubwa neza. Turazindutse turagarutse, uyu munsi ni kuwa kane ku itariki ya 8 Mata. Tugiye kwiga ingingo nziza cyane itubwira ngo inyandiko ku rukuta. Mwene data turi kumwe niwe ugiye kuyidufashamo, reka tumwakire abasuhuze maze dukomeze tujye mbere. Murakoze cyane, nanjye ndabasuhuje. Nitwa Aimable Nshimiyimana. Yego, urakoze cyane, reka tumusabe asenge, noneho narangiza dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu. Data wera, manigira neza, ihora twita igihe cyose. Urakoze kuko uturamukije tukaba tugiye kwiga n'ijambo ryawe muri iki gitondo. Ubuntu bwa n'imbabazi zawe reka ryo utiyobora, kandi amagambo wandikishije abora uko adusobanurira buri muntu wese umuhe gukora igikwiriye akurikije ibyo mu ijambo ryawe. Dushoboza mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze mwene data Aimable, reka tumwakire kugira ngo adukomereze n'ingingo y'uyu munsi, ariko abanze acemo muri make atwibutse ingingo y'ejo. Murakoze cyane. Ejo hashize twabonye ingingo avuga ngo ubwibone no gucishwa bugufi. Kabonye ugeze no Nebukadinezari ageze ubwibone kuko aramaze gukomera bitangaje, ariko nyuma Imana ikamucisha bugufi akamara ibihe 7 ariyo myaka 7 mu ishyamba. Nyuma yaho akaza guca bugufi, kandi koko guca bugufi kwe kwatumye nawe ubwe agihamiriza muri Daniel 4:31 kugeza 34. Uyu munsi tugiye kureba ingingo kwa 4 ivuga ngo inyandiko ku rukuta. I Babuloni hari akamenyero kuko buri mwaka bakora ibirori. Habaga ibirori ngaruka mwaka. Nkuko mu itorero natwe buri mwaka tugira igihe cy'amateraniro makuru, tukagira igihe cy'ibiterane cyo gushimira Imana. N'abapagani b'i Babuloni b'Abakaludaya barabigiraga. Ibyo birori byari bigamije gushimira igirwamana byabo yuko byabarinze, bikaba ubukungu, bikaba uburumbuke, bakanatsinda n'abanzi babo. Ariko burya n'ibihugu bigira ibirori n'isi mikuru itandukanye. Kandi icyo gihe Babuloni banishimiraga yuko bemerewe neza. Rero igihe Babuloni yagiye guhanguka, Babuloni cyari igihugu gikomeye, yari yubatse ku buryo umuvuga inkike z'Iyeriko kuntu zari zubatse zifite n'inkike zigera hejuru. Niko Mose yajyanitse mu Tegeko kwa 2. Babuloni yarushaga Yeriko. Yari ifite amaporotaye cyangwa se amarembo n'urukuta ruzengurutse Babuloni rumeze nk'ibyuma rugera hejuru ku ijuru, ku buryo nta musirikare w'umwanzi washoboraga kuhinjira. Niyo mpamvu uriya mwami Nebukadinezari yari yayirasi ati ngiyi Babuloni yande. Noneho ikirenze kuri urwo rukuta imbere hari harimo amarembo nanone akomeye cyane y'ibyuma, ku buryo n'umwanzi anyura ku kagezi k'uruzi Ufurate, ahantu kanyuraga agacengera akayobya amazi akinjiriramo. Nta bicyo gihe yari gushobora kwinjiramo nabwo kuko harimo porotaye, amarembo akomeye arinzwe ku buryo kwinjira atari koroha. Niyo mpamvu Kuro umwami wa Medi na Peresi afatanyije na Dariyo wari nyirarume barindire kugota Babuloni kuri uwo munsi w'ibyo birori. Kuko umunsi w'irabati bashobora kuba agasinda tukabaca urwaho. Kuro yagose Babuloni amezi arenga 6 ategereje ko umunsi w'ibirori bigira kugira ngo arebe yuko abaca urwaho. Icyo gihe rero ibirori bibaye ngo turi kwiga ingingo ivuga ngo inyandiko ku rukuta. Yego, Belushazari umwuzukuru wa Nebukadinezari, kuko Belushazari nyina yari umukobwa wa Nebukadinezari. Nyina mu gihe umukobwa wa Nebukadinezari rero umugabo wa nyina ari we Belushazari, nawe yewe Babuloni. Niwe ubwo Belushazari yasimbuye. Ariko mu by'ukuri Belushazari ntabwo ari umuhungu wa Nebukadinezari, ahubwo nyina niwe wari umukobwa wa Nebukadinezari. Belushazari rero yari ku ngoma, nubwo bakoze ibirori baranywa baravuyarara, ariko ikintu cyabakaje Imana ni ukuntu yasabwe avuga ati muze n'ibyo bikombe twakwe mu rusengero rw'Uwiteka tunyweremo inzoga. Kongera kunywera inzoga mu bikombe byejejwe. Nicyo kivugwa ngaho muri Daniel 5:1 kugeza kwa 6 nkuko ku kibazo cya habivuga. Rero Belushazari igihe bari mu birori yagiye pona abona ukuboko kutari k'umuntu kwanditse ku ruputa inyuguti z'umuriro.
agerageza kuzisoma biranga pe, abwira abatware bari iruhande rwe n'igihe gerage nkajya mwansomeye hari ahantu nawe birabananira. Nuko bahamagara Daniyeli, araza yari amaze kugera mu zabukuru, amaze kuba umusaza, araza abaruzi basomera. Ariko se izo nyandiko zari izihe? Ese igize inyandiko byavugaga iki? Sinzi niba naho hari ikintu wakongeraho tugakomeza iyi ngingo. Iby'izi nyandiko wenda uraje udukomereze turushaho kugenda tuzumva tunazisobanukirwe, ariko ikintu gikomeye hano dusoma mu byanditswe muri Daniyeli muri iki gice cya 4 ni ikintu gikomeye. Ni igice cya 5 cya Daniyeli, niho hari aya mateka. Igice cya 5 cya Daniyeli kitwereka ko izi nyandiko zari ziteye ubwoba, kubera ko ngo uyu Berushazari akimara kuzibona ngo yahinze umushyitsi, amavi ye arakomangana. Iyo ukurikiranye neza usanga umutima nama we wamenye neza uwahanganye nawe, burya yarabimenye, kandi abona ko ubashije kwandika ku rusika amuri hafi, bituma agira ubwoba. Natwe rero mu gihe dukoze amakosa, ese ntihari igihe duhangana n'Imana nubwo itabikora nk'uko yabikoze kuri Berushazari, ariko mu gihe duhangana nayo hari igihe kizagira igakora ibimeze nk'ibyo yakoze kuri Berushazari, icyubahiro cyacu kigashira, ibyo twirata bigashira bitewe nuko dusumiwe n'ukuboko kw'Imana. Itaratugeraho rero dukwiriye kubaha ibyera by'Uwiteka. Imana dongana iyo tisuzugura ikavuga tugasa nk'aho ibyo uvuze nta kintu bimaze, nta gaciro tubihaye. We Imana itandukana ririmo hagati nuko twebwe ukuboko kw'Uwiteka kutatatu kutugeraho nkuko kwageze kuri uriya mwami. Kwandike tukubone, ariko amaherezo kuzandika cyangwa gukora ikindi kintu gikomeye natwe duhinda umushyitsi, kandi ntabwo byari bidukwiye. Ntuze ko muri Zaburi 50 abandi ugiye bakora nka kwihorera, ukibira ko muhawe nawe rwose 21 ukajya mu mpanye nawe. Narati Imana igihe kizagera itwereke ko cyamirebaga rwose, ikomeza inavuga ngo ariko nzaguhana. Iyo Berushazari Daniel amaze kumusana ibyo nyandiko, many take care of a sin, ngo wapimwe mu gipino usanga udashyitse, none ubwami bwawe burabunyazwe buhawe Medi na Peresi. Daniel atayigendera. Icyo gihe ingabo za Kuro zarimo zishakisha inzira, zijya zitya ziyobya amazi y'uruzi Ufurate, zirinjira zinjiza mu ferege aho uruzi rwanyuraga. Zigize amahirwe zisanga ko bamaze amezi menshi aho ngaho, abarinzi bahoraga babaseka bati mwebwe muhayitwanya ntacyo uzageraho. Zisanga abarinzi, abasirikare, abarinda amarembo porotaye n'abandi bose bigire mu birori kwinywera, basiga amarembo arangaye. Mu kanya gatoya ingabo za Kuro zagize umungu. Berushazari ngabyumve agiye ari mu birori, ariko baza kuri ayo magambo, intumwa iraza namubwira iti ingabo zagusumura. Ngaho amaherezo ya Berushazari no guhanguka kubwa ingabo Babuloni buhanguwe na Medi na Peresi. Afite kwijya kwingingo kwa 4 cyo turi kwigiramo ni uburyo kenshi na kenshi Imana itigezaho imiburo tukayinimira, Imana ikatubwira dukwiriye gukora mu mibereho yacu buri munsi tukabyanga, maherezo Imana ikagira ikikora. Hari icyo avuga tugasoza. Icyo navuga nuko n'uyu mwami Berushazari Daniyeli ngo yarabanje amwibutsa ibyo yarazi. Yaramubwiye turabizi ku mu gihe cyaso ibi byagenze gutya na gutya, so ntiwibuka uko byagenze. Ubwo se yamubwiraga ni seku nyine, bibumvikana kuko hano batubwiye ko uyu ntabwo yari umwana wa Nebukadinezari, ahubwo yari umwuzukuru we. Noneho yamwibukije ibyabaye ku ngoma ya sekuru, arangije aramubwira ati soko kuru yasuzuguye Imana, bigenda gutya na gutya, akurwa mu bantu, ahinduka gutya na gutya, ibiko byakurikiyeho yubaha Imana gutya na gutya bibize mu byo yagiye ikora. Ariko wowe warahangaye suzugura ibyera by'Uwiteka, ati kubwo iyo mpamvu rero washyizwe ku munzani usangwa udashyitse. None se nshuti mugani umwigisha, ntihari ibyo twebwe tuzi, ntihari ibyo Imana tubwira inyujije mu bahanuzi, inyujije muri Bibiliya, inyujije mu bigisha. None si ibyo tuzi ugira ngo igihe ingaruka zizaba zitujeho ntituzabyibutswa? Rero mbere yuko tubyibutswa twagomye kwikubita agashyi tukareka guhangara ibyera by'Uwiteka, tukareka gusuzugura imiburo y'Imana. Nibyo tubifuriza rero mwebwe tubana ku munsi ku wundi, kandi natwe turabyifuriza. Mureke dufatanirize hamwe kumva ko ari inshingano yacu
kubaha Uwiteka. amen. Yego, hari icyo wongeraho ngo dusoze? Ingingo tuyisoreje aha ngaha. Uwiteka Imana tubashishe kurusha gutekereza ko aya magambo mu izina rya Yesu. Yego, arakoze cyane. Reka dusoze turifuza kumubwa neza. Uwiteka umugisha mu izina rya Yesu.